Inshuti birababaje kubona abantu benshi barabaswe n'ibintu bitandukanye. Hari ababaswe na social media, hari ababaswe na telefone, hari ababaswe na internet, hari ababaswe na video games, hari ababaswe n'ibiyobyabwenge, hari ababaswe n'ibintu bitandukanye. Ariko muri iki gihe ndasabye inshuti muvandimwe, iyi message uyumve kandi ibintu uzabikore kugira ngo uzegere Imana utsinde ibintu byakubaze igihe. Uyu munsi muvandimwe nshaka ngo tuganire ku bintu bitatu wakora byagufasha kugira ngo utsinde ibintu byakubase. Muri iki gihe tubaswe n'ibintu byinshi, ariko muri ibi bintu bitatu tugiye kuguhereza nubikora ukabikurikira kandi ukegera Imana, uzatsinda ibigeragezo ugenda uhura nabyo. Ariko mbere yuko twinjira muri ibi bintu bitatu, ndabasabye muvandimwe kugira ngo ukande subscribe, nurangiza ukunde n'iyi video, nurangiza uzuduhereza na feedback, tubwire ibintu byagiye neza, ibintu byagiye nabi, kugira ngo tubimenye tubikosore, kugira ngo tujye tubahereza ibintu bisukuye kandi tubahereza ibintu bisobanutse. Ndagusabye muvandimwe kugira ngo usakaze n'iyi video, uhereze inshuti zawe, kugira ngo ijambo ry'Imana risakare ku bandi bantu, bagende barimenya ijambo ry'Imana risakare no ku bantu batazi Imana. Inshuti birababaje kubona abantu benshi barabaswe n'ibintu bitandukanye. Hari ababaswe na social media, hari ababaswe na telefone, hari ababaswe na internet, hari ababaswe na video games, hari ababaswe n'ibiyobyabwenge, hari ababaswe n'ibintu bitandukanye. Ariko muri iki gihe ndasabye inshuti muvandimwe, iyi message uyumve kandi ibintu uzabikore kugira ngo uzegere Imana utsinde ibintu byakubaze igihe kirekire. Imana buri muntu wese yamuremeye kuba umuntu wigenga. Kwigenga simvuga ngo umuntu ngo abikigomeke, umuntu utumvira abandi bantu, ahubwo ngo ni umuntu utabatwa, utaba imbata ikindi kintu ngo kimugenga. Tugomba kuba imbata z'imibiri yacu, tugomba kuba imbata y'ibiyobyabwenge. Imana tunya kugira ngo tube abantu baba mu mudendezo, twitegeke mu bijyanye n'umubiri, ntihagire ikintu kidutegeka, ahubwo ikindi tube abantu bategekwa n'Imana mu byo dukora. Icyo Imana yaturemye. Muvandimwe, reba iyi foto dushize hano kuri screen. Iyi foto igaragaza ibintu bitatu bibasa abantu muri iki gihe, cyane cyane ku bijyanye na tekinoloji. Ubushakashatsi bwakozwe na Finances Online buvuga ko addiction eshatu za tekinoloji ugomba kumenya ni: icya mbere ni video game addiction. Ababyeyi iryo zina hari igihe batarizi, ariko ni imikino yo kuri murandasi cyangwa kuri computer, cyangwa hari n'ibintu bakoresha. Bamwe bakoresha Xbox, bamwe bakoresha telefone, bamwe bakoresha PlayStation, abandi bakoresha ibintu bitandukanye bakina imikino ya video game. Icyo ni ikintu cyabaye, abantu babaye imbata y'icyo kintu. Bigaragara ko umukinnyi w'iyi mikino ngo utarabaswe n'ibi bintu bakoresha amasaha 6 mu cyumweru. Ariko urebye ngo ku muntu wabaswe n'ibi bintu, ngo barageragije basanga yuko ari umuntu ukoresha amasaha 80 kugeza ku masaha 100 mu cyumweru. Urumva ko yuko umukozi akora amasaha 40 mu cyumweru, ukumva yuko uyu muntu amukuye inshuro ebyiri cyangwa akarenga n'izo nshuro ebyiri kuba ari kuri ibyo bintu ari gukora, akina imikino, areba iyo televiziyo, cyangwa afite za PlayStation, cyangwa afite ibintu akora kuri computer akina iyo mikino. Uri kumva yuko uyu muntu tugereranyije bisobanuye ko mu munsi agomba akoresha hafi amasaha 12 ari kuri ibyo bintu. Igice cy'umunsi aba agikoresheje mu gukina iyo mikino bita video games. Ikindi bigaragara yuko ngo 90% y'abakiniye imikino ngo bakina mu buryo butabagiraho ingaruka. Aba nibo twabikwita ngo ni abantu badafite ikibazo, ariko mwibuka yuko aba nabo ni abakandida abantu babatwa n'ibi bintu, ariko ntibari bagera kuri urwo rugero. Iyo ni 90%. Ikindi kigaragara ni uko ngo 72% z'abakina iyi mikino z'abangavu ngo ntabwo bari bagera ku rugero bari baba addicted, ariko ngo nabo nyine abakandida baba addicted kuri iyi mikino. 18% bigaragara yuko ngo ari abantu bafite ibimenyetso byo kubatwa n'iyi mikino, kuba imbata z'ibi bintu. Noneho ikibabaje ni uko ngo 10% z'aba bantu ngo bigaragara yuko ngo ntibabaye imbata gusa, ahubwo no kuba imbata ngo byababereye uburwayi. Ariyo bakoresheje iriya jambo ngo pathological symptoms. Bizo umuntu y'umwatsi wo mukino arira, niba ari umwana, n'igihe uyu muntu yumva ashaka gukina umukino akamara amasaha 12. Niba muri bariya abantu bamara amasaha hafi 100 mu cyumweru bakina imikino, kuva yuko uyu muntu ubuzima bwe buri centre buzingiye kuri iki kintu. Ni ikintu akora mu gitondo, ikintu akora muri mugoroba, ntabwo ikintu yakivaho.
ni nk'umunywi w'itabi, ni nk'umuntu ureba televiziyo akamaraho umunsi wose. Aba bantu nabo rero babaye imbata y'izi video game kugeza igihe ntibaba imbata gusa ahubwo ngo babaye n'abarwara. Addiction ya kabiri muvandimwe ibabaje ni addiction ya internet. Bigaragara yuko ngo abantu 75% babaswe n'iyi addiction ya internet ngo ni abantu badafite umubano mwiza n'abandi bantu. Ni abantu bumva bashaka kwibana, ni abantu bashaka kugira ngo bibere kuri computer, ni abantu bashaka kugira ngo bakore ibyo bishakiye ariko ntibashaka kugira ngo hagire umuntu bavogera mu bintu bakora. Icya kabiri ni uko 70% z'aba bantu babaswe n'ibindi bintu. Ntibabaswe gusa na internet ahubwo ngo babaswe n'ibindi bintu. Harimo inzoga, harimo ubusambanyi, harimo n'ibindi bintu bakora ku ruhande ariko nyine bakongeraho niyo kuba mu bubata bwa internet. Purusa 60 y'abantu babaswe na internet bavuga yuko babaswe kubera n'amavideo y'urukozasoni bareba kuri computer cyangwa n'ibintu bagenda bakora kuri computer, nibyo byatumye babaswa na internet. Addiction ya gatatu muvandimwe ni addiction ya telefone. Telefone ni ikibazo gikomeye. Ikigaragara ni uko ngo purusa 84% z'abantu bakoresha telefone bavuze yuko ngo ntibamara umunsi badakoresheje telefone. Kuba yuko abantu babaye imbata za telefone. Icya kabiri ni uko ngo 75.4% z'abanyamerika bavuga yuko babaswe na telefone. Kumva ko n'umubare ukomeye. Ikindi igice cyangwa 50% z'abangavu ngo bavuga yuko ngo bari addicted na telefone, babaye imbata za telefone. Abangavu mu bicyo bivuze kumva ko n'abana bari munsi y'imyaka n'aba teenagers, kumva ko n'abantu bakiri muri puberty, n'abantu bari gukura batiragera ku rugero rw'ubukure ariko nyine bari mu rugo rugero hagati, ntabwo ari abagabo n'abasore, ntabwo ari abasore kandi ntabwo ari abana, bari aho hagati. Ikindi kigaragara ni uko ngo 27%, ndavuga purusa 27% z'ababyeyi bavuga yuko bumva barabaswe na telefone. Telefone hari indi ubushakashatsi twarebye buvuga yuko ngo ku munsi ngo umuntu akanda telefone akayikanda inshuro 2000 na bingahe, ayifungura cyangwa azamura ascoringa cyangwa akora ibintu kuri telefone, ngo umuntu ayifata akayikoresha hagati y'2000 na bingahe ku munsi akanda. Kuba ko ni ibintu byabaye ni ikibazo gikomeye muvandimwe, abantu babaswe na telefone ntibabimenya. Ikindi bigaragara yuko ngo 25% y'abasore batangiye gushiraho ingamba zo kugabanya gukoresha telefone. Muvandimwe, hasi hari linki igaragaza ibintu nari basomeye niyo foto mwabonye kuri screen, mugende muhakane mugende musome ibindi bintu bigaragara ku ububata abantu barimo muri iki gihe. Mbore muvandimwe, kubera bya hagati ya video wari kureba, nshaka kumenyesha ibintu bitatu by'ingenzi kuri iyi channel yacu yitwa The World. Icya mbere ni uko twashizeho kugira ngo tumenyekanishe Yesu Kristo, tumenyekanishe ijambo ry'Imana ari we Yesu Kristo. Icya kabiri ni uko niba ukunda amavideo yacu, niba ukunda ibikorwa dukora, hano hasi hari WhatsApp group twakoze, genda kandi uze ubana natwe mu kwiga Bible dukora buri kwa gatanu nimugoroba saa 9 za funeral. Ngwino rero uzubana natwe, ngwino uzukomeza kwiga ijambo ry'Imana atari ku mavideo gusa. Tuganire, ubaze ibibazo tugusubize cyangwa dukoreshe Bible mu gusubiza ibibazo ufite. Icya gatatu muvandimwe ni uko nshaka kumenyesha, hano hasi hariho amalinki ya CTView Instagram account n'amaccount yandi dukoresha, genda uyakurikire ko dushiraho article, dushiraho n'ibikorwa bindi bitandukanye, yaba ari ijambo ry'Imana dushiraho buri mu gitondo, genda uhakurikire kugira ngo nabyo uzajye ubibona. Reka rero ukomeze video wari kureba, Imana iguhe umugisha kandi shalom. Twakora iki noneho? Icya mbere muvandimwe ni uko ugomba kwemera ko ufite ikibazo, ugomba kwemera yuko ubaswe na telefone, ugomba kwemera yuko uri mu bubata bwa telefone, bw'inzoga, bw'ibyo bintu ukora, ugomba kubyemera ukemera mu mutima wawe ko ufite ikibazo. Kuko ikibazo kigaragara ni uko benshi mu bantu bafite ibibazo ntibabyemera ko babifite, ahubwo ni umuntu ushaka kwiyoberanya akavuga ngo nzagenda bishoboye, ni ngewe wafashe uyu mwanzuro, telefone nayifashe cyangwa nagize gutya, ni ngewe nyine ndi control, ndi muri control ibintu bifite amaboko yanjye. Ariko muvandimwe, ntumenye yuko wageze ahantu wabaswe n'ibyo bintu ufite. Telefone ntabwo kiyireka, telefone ntabwo wayivaho ngo mare umunsi, kuko bari abantu bavuze ngo ntibamara umunsi n'umwe
telefone batayikoze, nawe hari telefone uyirarana, hari telefone ituma uryama saa 9 z'ijoro, bikaba ikibazo. So uyu munsi ugomba kwemera ukabyemera mu mutima wawe ukavuga yuko ufite ikibazo. Bibiliya iravuga muri Yohana 8:22 handitse ngo namwe muzamenya ukuri ngo kandi ukuri niko kuzababatura. Nutibyiza ukuri muvandimwe ntago uzigera ugira ute, ntago uzigera ubatuka kuri icyo kintu ufite. Icyakabiri muvandimwe nuko ugomba kwatura, ugomba gushakisha umuntu wizeye, ugomba gushakisha umuntu wabwira icyo kibazo ufite, ukareba umuntu nibura wagusengera, nibura umuntu waguha encouragement akubwira ngo wakora gutya, nibura umuntu wakugira n'inama. Kuko iyo uhereranye ikintu ukikiherera kikaba mu mutima wawe, icyo kintu kirakura kikabyara icyaha, kikabyara ububata nk'uko twabivuze, nuko bigera n'ahantu bikujyana no mu rupfu, bijyana no mu rupfu. Hari ibyo bavuga ngo bijyana mu rupfu gute? Ariko reba muvandimwe, telefone urayikoresha ukaryama saa 9, kuryama saa 9 iminsi 3, iminsi n'iminsi 10, kuryama saa 9 iminsi 70 ingahe, bikazakuviramo n'uburwayi utabimenye. Niyo mpamvu ugomba kureba abantu bagufasha, byaba na ngombwa ugashakisha n'umuntu wabyigiye, abaterapi bagufasha kugira ngo icyo kintu kiveho. Ariko muvandimwe, icyangombwa nuko ugomba kwemera yuko ufite ikibazo, kandi cya kabiri ugashakisha umuntu ubwira. Bible Bibiliya iravuga muri Yakobo 5:16 agace kaho kambere karavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Tugomba kwaturirana ibyaha, ugomba gushakisha umuntu ubwira, cyane cyane umuntu wagusengera, cyane cyane umuntu wakwereka Imana, kuko Imana ifite imbaraga, Yesu afite imbaraga zo kuvana muri ibyo bintu byakubase akakubatura akagushyira mu mudendezo wa Yesu Kristo. Reka muri aka kanya muvandimwe umenye yuko ijambo ryawe ryakuze kugira ngo umenye yuko ububata urimo ntabwo buzarangira neza. Ugomba gushakisha umuntu ubwira, ugomba kwemera yuko ufite icyo kibazo, aho ugashakisha n'umuntu ubwira. Wabwira ababyeyi, wabwira inshuti, wabwira umuntu wizeye, ukamubwira ngo telefone yambereye ikibazo, kunywa inzoga byambereye ikibazo, ibi niyo byambereye ikibazo, ukabivuga kugira ngo Imana cyangwa abo bantu cyangwa uwo muntu agufashe kugira ngo ajye kugira inama, cyangwa abe n'umuntu uzaza ugenda ukabwira ngo nakiguyemo nanone, nakoze iki cyaha nanone, kugira ngo uwo muntu nagufashe akurebe kugira ngo icyo kintu uzakivemo. Ariko wibuke muvandimwe yuko nubura umuntu ikintu uzakibuke mu bihe byose, nubura umuntu ushakishe Yesu. Yesu ahora hari, umushakishe kugira ngo umubwire ibibazo ufite, umwaturire icyo cyaha, umwaturire ubwo bubata urimo kugira ngo agufashe ubivemo. Ushakishe Yesu, usenge, ubigire ijyambere, ariko ushakishe n'umuntu wabwira kugira ngo aguhe accountable. Aba ari umuntu uzi ukuri avuga ngo se bya bintu wabikoze, telefone ashize ku ruhande, ese ujye kuryama, kugira ngo uwo muntu akurebe. Natakureba, umuntu natabaho umuvandimwe, uzasanga ugenda ukigwamo, ugaruka ukigwamo, kugeza igihe uzananirwa ucike n'intege. Icya gatatu muvandimwe nuko aricyo cyanyuma, nuko ugomba kwiruka, ugomba guhunga, ugomba guhindukira ugahunga. Impamvu ugomba guhunga, Bible iravuga ngo hunga udapfa, hunga udapfa. Dukinisha ububata, dukina telefone, dukinisha kunywa inzoga, dukinisha ubusambanyi, ariko muvandimwe bwakuviramo n'urupfu. Irinde, hunga udapfa. Bible nuko atubwiye ngo hunga udapfa. Ariko ikindi Bible tubwira muri Timoteyo 2 igice cya 2:22, akumva ko ni iri jambo ryiza wanaryibuka, Timoteyo 2 igice cya 2:22. Uzahasome haranditse ngo nuko uhunge irari rya gisore. Bavandimwe, dufite irari muri twebwe iratujyana mu byaha, yaba ari telefone, yabaye igikoresho, huzuyemo content z'urukozasoni, huzuyemo content z'ibintu bidasobanutse. Ariko kugira ngo tubitsinde, tugomba kumenya ko twabazwe. Icya mbere, cya kabiri tugashakisha umuntu tubibwira, ariko cya gatatu tugahunga. Ntabwo uzatsinda ikintu nuvuga ngo nzagenda nzifata, ntabwo uzatsinda ikintu nuvuga ngo telefone nzayikoresha ariko nyine nzihereza umwanya. Niba ushaka gukira icyo kintu ufite, ugomba gufata umwanzuro wo guhunga. Guhunga bisobanuye ngo niba ugiye kuryama, par exemple, telefone uzimaraho amasaha menshi nijoro, ugomba kuvuga ngo nyifashe umwanzuro, telefone nzanyihereza umubyeyi, nzanyihereza sister, nzanyihereza brother wanjye, ayirarane kugira ngo ntaza kwikoresha nijoro. Icya kabiri, niba ari inzoga, niba ari inshuti ugendana nazo bakubwira ngo
bye bye. Kugira ngo guhera uyu munsi mfashe umwanzuro wo kureka inzoga, sinshaka kuzagana ku kintu kijyanye n'inzoga, sinshaka kuzahura namwe hano hantu, mbivuyemo. Niba ari ubusambanyi, niba ari abantu muhura, ukabibabwira gutyo. Kuko muvandimwe hari ibintu tubikinisha ariko hari bikatuviramo iki, bikatuviramo urupfu. Guhunga muvandimwe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abakoze intambara barabizi, ntabwo umuntu ahunga agenda gukura, umuntu ariruka. Kandi umuntu yiruka ahunga ikintu cyaka kumwica, ahunga ikintu kimufitiye inabi. Muvandimwe nturebe, reba ubuzima burimo. Ubuzima burimo niba ushaka kugira ngo buvemo, uhunga ibi bintu twavuze. Hunga inshuti mbi, hunga urukozasoni, hunga ibintu ugenda ureba hano hantu. Niba ari n'amahapu ureba ibintu bidahesha Imana icyubahiro, amape yavanimo. Birakomeye muvandimwe ndabizi, ariko reka ubigire intego yawe. Iri ni ijambo ryawe. Reba ibintu ukora bidahesha Imana icyubahiro, reba ibintu ukora byakuvanyeho focus, ntabwo ukiga, ntabwo uri umuntu uri productive muri society, bitewe nuko hari ibintu byakubaza. Hunga ibi bintu, hunga inshuti mbi, hunga ikigare, hunga ibintu bidafite agaciro, wegere Yesu. Ndangiza muvandimwe ndagusaba kugira ngo ubwo uhunga uhungire kuri Yesu, aho kugira ngo urebe utuvideo tw'ingurube twikanga ku muntu, urebe utuvideo tw'ingurube cyangwa tw'injangwe cyangwa tw'imbwa, urebe utuvideo tw'abantu bari guseka n'ibiki mwari wirirwamo umunsi wose, usikorenga kuri Instagram, usikorenga kuri TikTok. Reka ufate umwanzuro wo gufata Bible, reka ufate umwanzuro wo gufata igitabo, reka ufate umwanzuro wo gukora ibintu productive. Aho kugira ngo urebe episode cyangwa urebe siri ifite ama episode 10 ngo urebe umunsi umwe wicare kuri computer kuri televiziyo cyangwa amasaha 10, reka urebe episode imwe, ugende hanze, ugende kuri gym, uhure n'inshuti, usabane n'abandi bantu. Reka muvandimwe ibintu ubifate nk'ari ibintu biri important, ntubikinishe. Niba ari ikintu cyakubase, fata umwanzuro uyu munsi uvuge ngo ntaha gutsinda iki kintu. Ntubifate nk'ari ibintu bisanzwe. Telefone yatubereye ikibazo, nk'uko iriya mibare tugaragarije, hari n'imibare irenze biriya. Mwibuke yuko bariya ni abantu babivuga, ariko hari abantu batabivuga. Niba bavuga ngo ni 80%, bisobanura ko hari igihe byaba bigeze no kuri 90%. Niba bavuga ngo abangavu ngo bafite ikibazo kuri 70 na kangahe, hari igihe bageze kuri 80. Kuko abavuga ni 80 ni abantu basubije, bavugishije ukuri. Ariko niba tugeze tuvugishije ukuri, ni ikibazo gikomeye. Reka muvandimwe ikintu umenye yuko ari ikibazo, ukirinde, kandi niba ukifite ntucike intege. Sanga Yesu, shaka inshuti nzima, kandi muvandimwe ndagusaba kugira ngo ikintu kirwanye wevuye. Imana yacu tuje imbere yawe, turagusabye kugira ngo iki kibazo Mana cyabasa abagabo, cyabasa abagore, cyabasa abana, cyabasa abasore, reka Mana ugenderera buri muntu wese ufite ikibazo, umuhereze imbaraga kugira ngo agitsinde. Mana tukweretse abasore babaswe na telefone, tukweretse Mana abasore babaswe na social media, reka bose ubagendere ubahe imbaraga, ubarinde inshuti mbi, ubarinde Mana ikigare, urabarinde ibintu bidafite agaciro. Reka Mana ubahe imbaraga zo gutsinda kino kigeragezo. Reka Mana utugendere muri iki gihe, kandi ugendere n'ababyeyi bafite iki kibazo n'abana batoya. Bitubona Mana turatsinze, abantu Mana babaye productive muri society, kandi abana abantu baretse ibintu bidafite agaciro baje kuri ubu. Mana tuzabigushimira. Reka ubushake bwawe bwo tuhambura byose, kandi ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe urakoze kureba ino video, reka sharinge kandi ukore subscribe. Icyumweru gitaha tuzava ku misozi 7, tuzatongera ku musozi wa politike n'umusozi wa governance. Reka muvandimwe video uzayirebe, kandi uko navuze reka sharinge video, tange comment. Imana iguhe umugisha, wakoze kureba, kandi shalom.